tubahaye ikaze turabashuhuje aho muherereye hose. Reka twizere ko muri amahoro. Turaje mu kiganiro umuryango wanjye ku isonga, kandi jye Merita Kaminka, ntabwo ndi jyenyine, turi kumwe na Isaac Mugisha, Musaruzi TV. Hanyuma murabona ko dufite umutumirwa, tugiye kumwakira atwibwire, hanyuma dukomeze tubabwira insanganyamatsiko tugiye kuganiraho uyu munsi. Ntimujye kure kuko insanganyamatsiko iri bufashe ubuzima bwacu twese turayikeneye. Tugwaye ikaze. Murakoze cyane. Bakubwira abadukurikiye. Nitwa Françoise Karibwende. Yego. Ndi umukozi ushinzwe ibikorwa by'ubuvuzi muri Wihogora Psychosocial Center. Urakoze cyane Françoise, twishimiye kubana nawe, kandi umugisha ukomeye, ngira ngo si ubwa mbere n'ubwa kabiri ahari. Turagushimira kubw'umusanzu ukomeza kuduha mu bijyanye n'ubuzima, cyane cyane bwo mu mutwe n'imitekerereze. Uyu munsi rero bijyanye n'igihe tunarimo cyo kwibuka ku nshuro ya 30 abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi, tujye kuganira ku kintu cyitwa trauma cyangwa ihungabana. Yego. Umuntu dukunda kuyumva iyo terime, abantu bayikoresha cyane, yahungabanye, buriya afite trauma, ariko turagira ngo twimbike tumenye ngo trauma ni iki. Iyo tuvuze ihungabana umuntu yumva iki? Ijambo trauma riraturushya cyane wenda mu rurimi rwacu rw'ikinyarwanda. Yego. Ariko ndagerageza gusobanura. Ni ibihe umuntu anyuramo bikomeye, bikomereye imitekerereze ye, kugeza ku rwego atakibasha kubyakira, kugeza ku rwego abitekereza kumva ntabwo, bajya bavuga ngo ntabwo abishyikira. Icyo gihe tuvuga ko umuntu yahuye n'icyamukomereye gikomeye. Urugero natanga ni ku bantu bahuye n'ibintu bikomeye, birimo intambara zikomeye, zirimo nk'iyabaye mu gihugu cyacu ya jenoside yakorewe abatutsi muri 1994, ndetse n'ibihe byabanje uwo mwaka, aho benshi cyane mu bwoko bw'abatutsi bahizwe cyane, ibihe by'itotezwa. Yego. Icyo gihe rero iyo umuntu yagiye ahura n'ibyo bintu bimukomereye, agera ku rwego atakibasha kubyakira. Hari urugero rwa kabiri, nk'abantu bahura n'ibiza, ugasanga nk'ikintu kirabatunguye, habaye umwuzure, abantu benshi cyane bapfiriye muri icyo kintu kibaye, habaye za accident zikomeye, impanuka ikomeye, impanuka y'indege, impanuka y'imodoka ikomeye, habaye nk'abantu bafashwe ku ngufu. Yego. Cyane cyane hari ugufatwa ku ngufu, ariko hari n'ibindi bikomeye cyane birimo no gufatwa ku ngufu ariko umuntu akangizwa imyanya y'ibanga, agatotezwa cyane. Icyo gihe abo bantu mvuze haruguru bahura n'ibyo bihe birimo imitingito, imyuzure, intambara zikomeye, bakunda guhura n'icyo kibazo twakwita trauma. Urakoze cyane. Aho ngaho nakwibaza ngo se biba ku bantu bakuru gusa, cyangwa nta myaka uwo byagizeho, uwabibonye cyangwa wabibayemo wese ashobora guhura n'ikibazo cy'ihungabana? Yego, uwabibayemo wese ashobora guhura n'ikibazo cy'ihungabana, gusa bitewe n'imyaka umuntu afite. Buri muntu agaragaza ibimenyetso bitewe n'ikigero arimo. Abana bafite uko bagaragaza ibimenyetso kwabo, abantu bakuru bafite uko babigaragaza, ndetse abantu bakuru bakanabigaragaza cyane kuko bo baba bumva uko ibyo bintu byagenze, baba babona ingaruka bibateye, ndetse baba banareba imbere bakabona ubuzima bugiye gukurikiraho. Niba wabuze abawe, ubuzima bugiye gukurikiraho uko bizagenda. Icyo gihe biterwa n'imyaka, ariko buri wese afite ibimenyetso agaragaza. Ikindi ku bimenyetso ntabwo bizira rimwe,
bigenda biza bitewe n'ibihe. Yego. Okay. Urakoze cyane. Mbere wenda yuko tugera ku bimenyetso gatoya, buriya hari amagambo dukoresha hano hanze mu buzima bwacu bwa buri munsi. Hari ihungabana, hakabaho noneho n'umuntu ufite ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe. Ubwo ni wa wundi abantu bajye bavuga ngo ni umusazi, ari ku muhanda aratera abantu amabuye, ararwana, aratoragura amasashe. Noneho hakaba n'undi bavuga ngo yarakomeretse cyangwa afite ibikomere. Ibyo bintu uko ari bitatu washobora kubidutandukanyiriza kugira ngo n'abadukurikiye bajye bamenya condition, imibereho umuntu arimo iyo ariyo. Ihungabana bihita byumvikana ko umuntu afite icyamuhungabanije. Yego. Rigaragara mu bimenyetso wenda turi buganireho. Ariko uburwayi bwo mu mutwe, iri hungabana rishobora kugutera umuntu uburwayi bwo mu mutwe. Okay. So habanza guhungabana. Yego. Noneho wenda bikazavamo ibindi bikomeye. Ariko dusubiye ku burwayi bwo mu mutwe, ntabwo buterwa gusa n'ihungabana. Yego. Buterwa n'ibintu bitandukanye. Hari uburyo umubiri wacu uteye, biological ko tumeze. Hari igihe nk'uko umuntu ashobora kurwara mu nda cyangwa se umuntu ashobora kurwara urundi rugingo, ni nk'uko umuntu ashobora kugira uburwayi bwo mu mutwe. Hari indwara nyinshi zifite amazina. Urugero dufite nk'ivuriro ryacu rya Ndera rifasha abo bantu, ndetse no n'ahandi hatandukanye, no mu bitaro by'uturere natwe ubwacu turabikora. Yego. Icyo gihe umuntu yakirwa, agasuzumwa, akanyuzazwa mu byuma, ikibazo kirimo kumutera ubwo burwayi kikagaragara. Hari igihe biba bituruka mu muryango, ibyo twita genetics. Ugasanga mu muryango hari umuntu wagize ubwo burwayi, bigasanga umwe mu bagize umuryango nawe arabugize. Ni uburwayi buvurwa hakoreshejwe imiti, inshinge n'ibindi bitandukanye, ndetse uwabashije kwitabwaho kare ku gihe agakira. Hari n'igihe tutavuga ngo arakize, ariko akabaho afashwa. Yego. Bigatuma atuza, akaba yasubira mu mirimo isanzwe. Hari abantu benshi cyane bagiye bahura n'ubwo burwayi, ariko kubera kwitabwaho, ubu ngubu bajya kwa muganga ku gihe muganga yabahaye, hanyuma bagafashwa kandi bagakurikiranwa. Okay. Trauma rero cyangwa se ihungabana riri muri ibyo bice bibiri. Umuntu ashobora kugira ihungabana afite n'ubwo burwayi bwo mu mutwe, kuko ubwabwo nabwo bwamutera guhungabana. Ariko hari ibice bibiri. Hari umwe ufashwa muri ubwo buryo bw'abaganga bize uko umubiri w'umuntu ukora, cyane cyane ubuzima bwo mu mutwe. Hari rero n'igihe afashwa n'ibiganiro bivura. Ni ibiganiro bivura. Icyo gihe iyo ageze kwa muganga, haba muri leta, haba mu bigenga, baramuganiriza, bakamusuzuma, bakagira uko bamufasha, ariko abantu barafashwa. Okay. Murakoze. Hanyuma urakoze cyane. Umuntu wakomeretse we n'umuntu umeze ate, ufite igikomere? Umuntu ufite igikomere ni umuntu navuga utitwara nk'uko ubuzima busanzwe busaba umuntu kwitwara. Yego. Niba ni umuntu uba, tuvuga urugero, ni umuntu ugaragaza ibimenyetso bitandukanye ku buryo wabyita bidasanzwe. Okay. Yego. Urugero, umuntu ashobora kugira ingorane mu gutuza, icyo twita concentration. Niba umuntu yatangiye umurimo wose, ashobora no kuba ari umuhinzi, ashobora no kuba ari umworozi,
ashobora no kuba ari umunyeshuri cyangwa ari mu mirimo itandukanye ya leta n'iy'abigenga ariko ukabona ikintu yatangiye ntabwo abasha kukirangiza. Bigaragara cyane rero nk'abanyeshuri, abakozi ku buryo atanga umusaruro muke ku kazi. Bagira ibindi bibazo byo kutigirira icyizere. Yego. Uko atigirira icyizere ni kimwe n'uko nta muntu akigirira. Ashobora kugira ibindi bibazo byo guhora asa n'urakaye cyangwa se afata imyanzuro twakwita ihubutse mu maso y'abamureba, ndetse imyanzuro ishobora kumutera ikibazo cy'ubuzima bwe bwite. Urugero, niba hari nk'abakiriya tujya tugira akakubwira ati muganga ndabizi ko inzoga ari mbi ariko ndazinywa ndetse nyinshi cyane. Tunywe resi turabizi ya Minisiteri y'Ubuzima, ariko we akakubwira ati ndazinywa nyinshi cyane, aranabizi ugasanga ni n'umuntu wanabyize, ariko kubera ko afite icyo gikomere ntabashe gukontorora izo nzoga anywa. Bishobora kuba ibiyobyabwenge runaka, arabizi ko byangiza umubiri we ariko akabifata. Bishobora kuba indi myitwarire idashimishije, urugero nk'abantu bacuruza umubiri wabo, bakora ibyo twakwita ibiteye isoni, arabizi ko ari bibi, arabizi ko bishobora kumuzanira ndetse n'indwara zitandukanye, ariko akaba ari ku rwego atabasha ibyo bintu kubihagarika, kubireka. Ikindi kibaranga, bagira akantu k'ubwoba ndetse n'ubwo ikintu kidahari, akaba yakubwira ko yumva adafite umutekano, yumva ahantu ari abantu bamwanga. Ikindi, bashobora kugira ibitekerezo byo kwiyambura ubuzima, akabivuga, ndumva no kubaho nta kintu bimaze, wakwipfira, ndumva isi ari mbi. Biba bigoye ko uwo muntu yagira ejo hazaza. Uko abandi baharanira kuvuga reka dukore, dutere imbere, dushakishe, we akenshi usanga hari benshi bikura no ku kazi, ku buryo ari abantu be ba hafi, ari abakoresha be bashobora kwibaza uyu muntu kubera iki yanze akazi kandi yari agafite, ariko ntibasobanukirwe ko uwo muntu yarangije kurwara. Ni abantu icy'ubwoba nari nakivuze, ariko hari n'igihe abura ibitotsi, hakaba n'igihe cyangwa se akunze kuguma mu buriri bwe cyane, ntashake kubyuka kugira ngo ajye kugira ikintu akora. Yego, ndumva muri rusange ni ibyo bimenyetso bagaragara, ubwoba budafite ishingiro, utanamutungura ngo umubaze kuki wumva ufite ubwoba ariko kumva ntabwo atekanye. Ikindi ni yego, ni ibyo bimenyetso byo kutigirira icyizere, guhora ameze nk'uri kuri garde, nk'aho ari we ushinzwe kumenya gucunga umutekano w'ahantu, muri kureberera abari aho bose. Ashobora gukinga inzugi kenshi, yumva ko inyuma y'urwo rugi hari ikibazo. Yego, ndumva muri make nibyo bakunda kugaragaza: kudatuza, kudakora ikintu, kutagira gahunda y'umunsi. Umuntu ashobora kubyuka ukabona nawe ntabwo azi ikintu ari bukore uwo munsi, cyangwa se icyo akoze ukabona ntabwo arimo kukirangiza. Ni ibimenyetso byinshi. Ibyo bimenyetso akenshi twebwe ibyo ni bikeya ushobora kubona ku muntu wawe, ariko dufite ibipimo dukoresha byemewe na za kaminuza n'abandi bashakashatsi, ku buryo umuntu yaje tumuha, nakwita test, tumuha icyo kizamini, none tukabona kwemeza koko ko afite ibyo bibazo. Ariko ari umuntu wawe ukabikeka, ukabona ntabwo agikunze ibintu, ukabona arashaka kwigunga, ntashaka kujya aho abandi bari, ukabona afite ibyo bimenyetso byo kunywa inzoga nyinshi, ibindi biyobyabwenge, kwanga ubuzima, kwiyanga ubwe ku giti cye, kutigirira isuku,
kutagira bwa buzima bwe bwa buri munsi yagiraga, abyuka ajya ku kazi atunganya inshingano ze. Icyo gihe umuntu nawe uri ubana nawe uravuga uti uyu muntu afite ikibazo gikomeye cyane cy'ubuzima bwo mu mutwe bw'imitekerereze. Okay. Hari ikintu uvuze uti hari ukuntu aba bizi neza ko n'izo nzoga wenda ziri bumugirire nabi cyangwa n'ibyo biyobyabwenge, ariko hari imyumvire y'abantu avuga ngo no mu buzima busanzwe no mu bibazo bisanzwe duhura nabyo buri munsi, ugasanga wenda yagiranye ikibazo n'umuntu akavuga ati reka njye kunywa biraza gutuma nibagirwa, cyangwa kuri we aba yumva ko ari bumererwe neza. Ese koko bituma amera neza cyangwa ahubwo birushaho gutuma amera nabi? Ntabwo umuntu yamera neza hari icyo atarakemura. Ariko niba wenda umuntu agiye gusangira n'inshuti ze kugira ngo yumve yishimye, bibaho. Akenshi ntabwo twabihuza n'ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe, nabyo bibaho. Ariko niba umuntu afite ibibazo bimukomereye, igisubizo akumva ko yanywa inzoga nyinshi, umwanya wo kunywa inzoga ubwawo ni mwinshi, zirananiza. Muri ako kanya yumva anezerewe, ariko biba bimusaba kunywa resiyesi kandi no kongera gutekereza. Ese inshuti nagiye gusangira nazo ni iz'umumaro? Ese twagiye mu biganiro bidufitiye akamaro? Icyo gihe umuntu rero mubibona ko ari umuntu watangiye kujya muri izo nzira, akabikora inshuro nyinshi ndetse akanywa ku kigero cyo hejuru, uwo muntu bigaragaza ko afite ibimenyetso by'ihungabana. Ngira ngo no kwigunga nabyo bibamo mu bimenyetso. Hanyuma abantu badukurikiye, ni ryari uwo muntu akwiye gushaka ubufasha? Bigeze ku kihe kigero cyangwa yiyumva ate ku buryo noneho hava muri ibi byose yibwira byo kujya gufata agacupa no kugira gute, ahubwo agashaka ubufasha buri navuga ngo bw'abantu babigenewe cyangwa babihuguriwe? Igihe cyose abona ibyo bimenyetso agaragaza birengeje hagati y'ibyumweru 2 n'ukwezi, icyo gihe aba agomba gusaba ubufasha. Kuko hari igihe ushobora kunyura, urugero ushobora nko kubura umwe mu bagize umuryango wawe akitaba Imana, cyangwa se inshuti yawe cyangwa se undi muntu wa hafi. Kuba muri icyo gihe ubabaye cyangwa se urimo usuragoringa unyura muri iyo trauma, ntabwo twe tubifata cyane nk'uburwayi. Gusa nabwo uba ukwiye kwitabaza abantu bakuba hafi. Ariko kuba noneho ibintu birengeje igihe cy'ibyumweru 2, ukabona nta hantu uva nta hantu ujya, bya bimenyetso birahari, uracyakunze kunywa izo nzoga nyinshi, uracyabura umutuzo muri wowe, wumva waranze ubuzima, wumva wiyanze nawe ku giti cyawe, icyizere waragitaye, ari icy'abantu ari icyawe ku giti cyawe. Nk'icyo nasimbutse abo bantu akenshi akunda kuvuga ati nge ntabwo ibintu nabishobora. Wamubwira uti se hano hari amahirwe, mwariganye n'urugero tujye gushaka akazi, kakubwira ati reka ati ubwo si cyo kizamini nagitsinda. N'utumenyetso tworoshye cyane, ariko uhita ubona ko umuntu yagize ibyo bimenyetso. Icyo gihe rero abantu babonye arimo kubitindamo, yahita yegera abamufasha. Alright, urakoze cyane. Ku badukurikiye ngira ngo mbabwire ko turacyafite ikiganiro kizakurikiraho igice cya 2, kuko turagira ngo tumenye uburyo twakwifasha n'uburyo twafasha abo mu miryango yacu, dusobanukirwa byimbitse ikintu cyitwa ihungabana. Murakoze cyane kubana natwe muri iki gice, tuzasubira.